Mana mu izina rya Kristo Yesu, ndagushimiye ko wahamagaye abantu bangana batya kugira ngo bumve ijambo ryawe. Muri iki gihe duhurije umutima ku gusenga. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Yesenganye umwete. Tuguciriye bugufi Yesu. Tuguciriye bugufi. Tuguciriye bugufi Mwami. Gusenga turabizi ko ni ari ukureba mu maso hawe. Hari igihe umuntu yifuza kugirirwa neza nawe. Hari igihe akubwira ko atabashije, akeneye imbaraga zawe. Turakwiringiye mu izina rya Yesu Kristo. Turakwiringiye. Ngwino ubane natwe. Ngwino ube muri iri teraniro ryo gusenga. Ngwino ubane na buri wese Mwami ari imbere yawe. Yigomwe iyi minota, yigomwe iki gihe cyo kuba imbere yawe. Ugira icyo wakora ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ugira icyo wakora muri aka karere, ugira icyo wakora ku buzima bw'abantu ku isi hose, kandi ugire n'icyo wakora kuri uyu murimo turi gukora. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga ngo ubuntu bw'Imana bubane natwe. Niwe twiringiye. Icyakuzanye ni ugushaka no gukiza icyazimiye. Turasengeye abantu benshi Mwami baboshwe mu buryo butandukanye, baboshwe n'ibyaha bitandukanye, kugira ngo usange buri wese. Icyakuzanye ni ukugira ngo abantu babohoke, be kuba imbata z'ibibi. Wigeze uca umugani uravuga ngo umushumba w'intama ufite intama 100 agatakaza imwe, yasiga 99 akajya gushaka imwe yazimiye. Kandi ngo iyo ayibonye agira umunezero, agatumira inshuti ze bagakora umunsi mukuru ko yari yazimiye igarutse mu rwuri. Turasenze Mwami, turasengeye abasore, turasengeye abakobwa, turasengeye abagabo n'abagore, turasengeye abantu bari mu ahantu hatandukanye baboshwe n'ibitandukanye, kugira ngo bagarure mu rugo kwa data. Mu izina rya Yesu Kristo ubabere umukiza, ube n'umwami w'ubuzima bwabo. Turabasengeye kugira ngo babe hafi kubw'ukwera kwawe, kandi abakomerekeyeyo bagakomeretswa n'ibitandukanye, baba bakomerekeye mu muryango, baba bakomerekeye muri sosiyete, baba bakomerekejwe n'ibyaremwe cyangwa se ibidukikije. Turasenze ngo ubuntu bw'Imana bugire icyo bukora ku buzima bwabo, babe hafi kubw'ukwera kwawe, imirimo yawe ibigaragariza. Ntabwo waje gukiza ibyaha gusa, waje no gukiza umutima ukomeretse. Niyo mpamvu tubingingiye kugira ngo abafite agahinda gakabije, abahuye n'ibikomere bitandukanye Mwami, bakaba babayeho ubuzima basuza umutima, biganyira, badasinzira, batekereza kuri ejo hazaza, babayeho bigunze, ubabe hafi, ubabohore, barindisha imbaraga zawe. Turabasengeye kandi Mwami, kugira ngo uhagurutse n'abandi bantu benshi babasha gutega amatwi abahungabanyijwe n'ibitandukanye, kugira ngo babohorwe. Uzaba ukoze. Turasenga mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera umuryango uri gusenyuka muri iki gihe, aho twumva imibare iteye ubwoba ku isi mu bihugu bitandukanye, aho gutandukana bisigaye bisanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga ingo z'abakumenye n'abatarakumenye, kugira ngo ukore imirimo ikomeye, abantu Mwami barindishwe imbaraga zidasanzwe. Icyatumye uhuza umugabo n'umugore kwari ukugira ngo babe umwe, kandi batoze urubyaro rwabo kubaha Imana. Turasenze Mwami kugira ngo wubake ingo. Turambiwe kumva abagabo bica abagore, turambiwe kumva abagore bica abagabo babo, turambiwe kumva abana biyahura, turambiwe kumva amakuru mabi ava mu ngo, kandi harimo n'iz'abantu b'Imana. Imbaraga zawe nizikora imirimo ikomeye, yewe mwubatsi mukuru. Turakwinginze kugira ngo wubake ingo z'abantu bawe, wiyubahishe muri byose, ukora imirimo ikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Turabizi ko mu mugambi wawe wifuza ko mu rugo umuntu abonera urukundo, agaciro, kubahwa, kwigirira icyizere, kubaho adatsikamiwe. Mwami, umwana agafashwa kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwe. Turasenze ngo umuryango wongere kubakwa neza, kuko ari wowe mwubatsi mukuru, wiyubahishe muri byose Mwami. Turasengeye umurimo dukora, ivugabutumwa rikoreshejwe imbuga nkoranyambaga. Turabigushimiye ko ibi nabyo ari uburyo watanze kugira ngo abantu benshi bagerweho n'ubutumwa bwiza icyarimwe. Turasenze kugira ngo duhe kwaguka,
kandi turabizi ko abantu benshi bangizwa n'ibyo bakura ku mbuga nkoranyambaga. Turasenze ngo zihinduke igikoresho cyiza cyatuma abantu biyubaka, bitari ukubikoresha kugira ngo bibasenye, ahubwo bahe kubakwa mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye, wiyubahishe muri byose mwami. Uri umuterankunga mukuru, turasenze kugira ngo abantu bafite umutima wo kugeza ubutumwa bwiza aho butaragera, uhagurutse ingabo nyinshi mu izina rya Yesu Kristo. Isezerano ryawe riravuga ko mu minsi y'imperuka kumenya Uwiteka kuzuzura mu isi nk'uko amazi adendeza mu nyanja. Turasenze kugira ngo uhagurutse abantu benshi babwiriza ubutumwa bwiza, kandi binyuze mu mpano wahaye buri wese. Turasengeye abacuruzi, turasengeye inzego bwite za leta, turasengeye abaganga, turasengeye abari mu mikino n'imyidagaduro, turasengera abari ku musozi w'umuryango, turasengera abari ku musozi w'iyobokamana. Turasenga kugira ngo abo bose ubahagurutse mwami, bahagararire ubwami bwawe neza, buri wese ahagarare nk'uwakumenye, haba impinduka nziza mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Nibutse ko umunsi hari umugani waciye, umwami yaragiye gukora uruzinduko, ahamagara abagaragu buri wese ngo amusigira idenariyo, nako itaranto, kandi ngo buri wese uko abashije. Igihe yagaruka bagiye kumumurikira ibyo bakoze, uwababaje n'uwabonye imwe akayitaba. Mwami, hari abantu benshi batabye impano zabo, hari abantu benshi badashaka kwemera ubukristo, hari abantu benshi badashaka kwemera ko ari abantu bawe, kandi bitababuza gukoresha impano zabo neza, cyangwa se gukora imirimo yabo neza. Turasenze kugira ngo Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Abageze ku rwego baterwa isoni n'ubutumwa bwiza, batakwemera ko ari abakristo bitewe n'uko bari mu batabyemera, turasenze ngo wongere kubibutsa icyo wakoze ku musaraba. Uravuze ngo bizatera isoni kuguhamiriza imbere y'abantu, nawe bizagutera isoni kumuvugira imbere ya data n'abamarayika. Mwami, turasenze kugira ngo kukumenya bihinduke umugisha, bye kuba igitutsi. Kukumenya mwami bye gutera abantu ipfunwe, ahubwo bihinduke umugisha. Kukumenya ntibifite icyo byangiza, kukumenya ntibifite icyo bibuza. Ntibibuza umuntu kunguka, ntibibuza umuntu kubahwa. Kukumenya ntibibuza umuntu mwami kugera ku ntego nziza, ahubwo ni wowe muterankunga mukuru, ni wowe mufatanyabikorwa. Iyo ukinguye ntihagire umuntu ukinga, kandi iyo ukinze ntawakingura. Ndasenga ngo ubuntu bwawe bwigaragaze, imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye, abantu bakumenye ko ari wowe mukiza wenyine, ushigwe hejuru muri byose mwami, ukora imirimo itangaje. Muri aya masengesho turasenga kugira ngo abantu baremere ishimwe, bakure munsi yo gutsikamirwa n'umwuka mubi uwo ari wo wose, abaterwa n'abadayimoni nijoro basinziriye, cyangwa mu byiyumvo, cyangwa se mu buzima bwa buri munsi, babona ineza y'Imana n'ubwiza bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo turamenagura igicu kibi gitwikira abantu b'Imana bakabura amahoro. Turamenagura imbaraga mbi zose zituma abantu babaho batishimye, badakundana, bagirira ishari abandi n'ibindi bitandukanye. Izo mbaraga mbi zose zitsindwe. Wavuze ngo nidukundana nibwo bazamenya ko turi abigishwa. Turasenga kugira ngo mu bakumenye ubagarurire mwami urukundo rw'ukuri, babe hafi muri byose uzaba ukoze. Ndagushimiye aka kanya twari dufashe gato ko gusenga. Komeza ubane na buri wese, umugarurire ibihe byiza. Ndabizi ko ntabwo uba kure y'umuntu uwo ari we wese. Baravuze ngo twihane duhindukire ibihe byiza bibona uko biza. Ugusha imvura y'umugisha ku bantu bawe bahisemo kuba imbere yawe. Tumaze igihe dutunzwe n'urujojo, twifuza umuvumbi wawe, twifuza umuvumbi wawe, twifuza umuvumbi wawe. Bari batunzwe n'amanu, bahe umuvumbi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Utanga ubugingo bwinshi ku bantu bawe. Satani amaze igihe yaratwibye,
kandi niwo murimo we azanywe no kwiba, kwica no kurimbura. Ariko wowe utanga ubugingo kandi bwinshi, yewe mutanga bugingo, utanga ubugingo bwinshi ku bahisemo kuba imbere yawe, utanga ubugingo bwinshi ku bakwegera, utanga ubugingo bwinshi, utanga ubugingo mwami, utanga ubugingo bwuzuye, utanga ubugingo busendereye, utanga ubugingo bwinshi Yesu, utanga ubugingo. Uri Imana itanga ubugingo, uri Imana itanga ubugingo, uri Imana itanga ubugingo. Satani yaribye kuva kuri Adamu akora icyaha, ariko haje Adamu wa kabiri utanga ubugingo. Utanga ubugingo ku bantu bawe, ugarura ibihe byo guhemburwa, ugarura ibihe byo guhemburwa. Turabizi kutayura, uhora utegereje ko tuza nk'uko umubyeyi ategereza umwana, amufitiye urukundo n'urukumbuzi, niko wari utegereje ko tuza imbere yawe. Turaje Yesu, muri iyi minsi uzarema ikidasanzwe, ureme ibitari bihari. Imbaraga zawe zishobora kuzura n'uwapfuye. Twizere ijambo ryawe nk'ukuri ko wazuye Lazaro. Uri Imana itanga ubuzima, uri Imana itanga ubuzima. Aka kanya tugisenga, utanga ubuzima ku bageze muri koma, utanga ubugingo ku bari ku minota ya nyuma, utanga ubuzima, utanga ubuzima ku bantu bababaye bafite umubabaro utandukanye, utanga ubuzima ku bantu bari mu mazu y'igororero, babe hafi, barindisha imbaraga zawe. Utanga ubugingo ku bagiye guterezwa cyamunara batazi ubutabazi bwawe aho buri buve. Uvuguruza imigambi mibi mu izina rya Yesu Kristo. Wica imigambi y'incakura, utuma iby'amoko yibwira bihinduka ubusa. Imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Uremera ishimwe mu kanwa k'abana bawe, ubabe hafi muri byose. Tuzavuga gukomera kwawe n'ubushobozi bwawe, tuzavuga iby'imbaraga wakoze, tuzavuga ko nta kikunanira, tuzavuga ko watubereye umurengezi, tuzavuga ko watubereye umuterankunga, tuzavuga gukomera kwawe n'ubushobozi bwawe. Rengera buri wese Yesu. Hari abantu bashobewe bategereje wowe, hari abantu bagutegerejeho ijambo rya nyuma, hari abantu batagira undi biringiye, hari abantu mwami bategereje wowe. Barengere buri wese uko kwinginga, buri wese uko agutakira, buri wese uko yifuza kumugenzereza, abari kubikora. Wabwiye Mose ngo n'icyo uvuze nacyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. N'uyu mwene data mwami, kuko yakumenye, kuko yahisemo kuba imbere yawe, nta wundi yiringiye. Umuha ubugingo bwinshi, umuha ubugingo bwinshi, wiremera ishimwe mu kanwa ke, ukore byose kubw'urukundo rwawe. Mwami, ijambo ryawe ryatubwiye ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko ugukundisha umutima wose. Yego yari umunyantege nkatwe, ariko yari umuntu azi imbaraga zisumba byose. Yari umuntu urwanira ishaka, izina ryawe kugira ngo ridatukwa. Yari umuntu utemeranywa n'ibigirwamana. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, yego, ariko biratangaje ko ushobora gufata umunyantege nk'uko amukoresha ibintu bikomeye, igihugu kikongera kikagira umugisha, ibigirwamana bigatsindwa, imvura ikagwa muri Isirayeli, abantu bakagira ubuzima. Aba bantu barenze Eliya. Eliya yari umwe, aba bantu ni benshi. Abantu bahisemo gusenga uyu munsi ni benshi. Turabasengeye kugira ngo ukoreshe buri wese imirimo n'ibitangaza, aho wamutumye, aho umuhagaritse, umukoresha imirimo n'ibitangaza. Mu izina rya Yesu Kristo, izina ryawe ryubahwe kubw'abantu bawe, izina ryawe ryubahwe kubw'abantu bawe. Tuvuguruje imigambi mibi, utsinde imigambi y'ibigirwamana, ikinyoma cya Satani gitsindwe. Yezebeli yari yaravuze ko imana za Eliya zitanga, imana za Yezebeli arizo zigusha imvura, ijwi ryazo rituragara nk'inkuba, kandi iyo uzirakaje umuriro uva mu kanwa ukakwica. Kuri Karumeli wavuguruje ikinyoma, kuri Karumeli wavuguruje ikinyoma, kuri Karumeli wavuguruje ikinyoma. Baragerageza biranga. Turabizi ko banywa inzoga nyinshi ntibasinzire, turabizi ko bishora mu ngeso mbi ntibibaha amahoro.
ni wowe mwami gusa utanga amahoro, ni wowe wagira icyo ukora bikemera, mwami ni wowe wagira icyo ukora. Turasenze kugira ngo imbaraga zawe zikore imirimo ikomeye, wiyubahishe muri byose. Izina ryawe ryubahwe mu rubyiruko, izina ryawe ryubahwe mu bagabo, izina ryawe ryubahwe mu bagore n'abakobwa, izina ryawe ryubahwe mu bakumenye. Niko babaririmbyi abamarayika baririmbye umunsi Yesu uvuka, baravuze ngo mu ijuru icubahiro kibe ic'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Turasenze ngo abantu bakugarurire icubahiro uko cyakabaye, amahoro atahe mu mitima yabo. Turagushimiye mwami, turagushimiye. Nubwo yari umuntu umeze nkatwe wamukoresheje ibikomeye. Muri iyi minsi wahagurutse urubyiruko rugukunda, wahagurutse abagabo n'abagore bagukunda. Muri iyi minsi wahagurutse abakozi bawe mu mbaraga nk'iza Eliya. Muri iyi minsi watugarurira ububyutse, watugarurira ibihe byo guhemburwa. Muri iyi minsi izina ryawe ryamenyekana mu batarakumenye. Muri iyi minsi wavuguruza ibinyoma bya Satani. Muri iyi minsi wakwiyubahisha. Muri iki gihe wagira icyo ukora Yesu, ugira icyo ukora, ugira icyo ukora mwami, ugira icyo ukora uzaba ukoze. Turagushimiye ko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Izina ryawe rigahabwa icubahiro, ugashyirwa hejuru kuko nta kikunanira. Urakoze, urakoze. Asanzwe asenga mu buryo bumworohera gusenga. Icyangombwa ni ugushyira umutima ku gusenga, akiragiza Imana, akamenya n'impamvu y'ibyo turi gusengera. Nagira ngo dusome Yakobo 5:16 nk'icyanditswe kigiye kutuyobora muri uyu mwanya wo gusenga. Haravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Mana, mu izina rya Kristo ndasenze kugira ngo uvugane natwe muri iri jambo, tumenyeshe icyo ushaka kuvugana natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mbahaye ikaze rero muri uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Yakobo 5:16 haratubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Birasa nk'aho harimo amagambo ane akomeye, harimo gusenga, harimo gukiranuka, harimo umumaro mwinshi, hanyuma harimo no gusengana umwete. Gusenga ni kimwe mu bintu Yesu yakoraga igihe kinini. Mbere y'uko areba mu maso y'abantu, yabanza kureba mu maso y'Imana. Mbere y'uko agira icyo akora, yabanza gusenga. Yasenga kugira ngo abone imbaraga zizamubashisha umurimo, kandi yanasenga kugira ngo amurikire Data wa twese ibyo yakoze, arebe niba yakoze ubushake bw'Imana. Dukwiye kubaho ubuzima busenga. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Ako kantu nkunda kugasubiramo inshuro nyinshi kugeza ubwo abantu bazumva umumaro wo gusenga. Gusenga ni ukugaragariza Imana ko wifuza gusabana nayo, ugomba kuyegera buri munsi binyuze muri iyi nzira yo gusenga. Gusenga rero dukwiye kubigira ubuzima. Nubwo tugiye gusengana iminsi 3, ariko tuzakomeza dusenge, tuzakomeza gusengana umwete nk'uko Bibiliya yavuze. Yakobo yavuze ku gusenga. Mwibuke ko ari mwene nyina wa Yesu, azi gusenga icyo bivuze. Dukwiye kubaho ubuzima busenga. Ariko nanone muri ubu buzima bwo gusenga dukwiye no gukuraho gukiranirwa kwacu, kuko amasengesho y'umunyabyaha ari ikizira ku Mana. Tukitoza kubaho ubuzima bukiranuka. Yewe niyo twakiraniwe, dukwiye gusaba Imana imbabazi kugira ngo amasengesho yacu atagira inkomyi. Birumvikana ni byiza kubanza kwihana ibyo twakiraniwemo kugira ngo Imana yemere amasengesho yacu, cyane ko gusenga k'umunyabyaha ari kizira ku Mana. Dukwiye kwitoza kubaho ubuzima bukiranuka. Gukiranuka si ikintu gikomeye cyane, kuko umuririmbyi yaririmbye ngo Uwiteka mucamanza, iyo ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Gukiranuka ni ukwemera ibyo waguyemo, hanyuma ugasaba amaraso ya Kristo Yesu ko akweza, ukabyihana, Imana ikakubabarira. Hanyuma muri uyu murongo nanone batubwiye ko gusenga kugira umumaro mwinshi
gusenga kugira umumaro mwinshi cyane. Eh, Igihe Eliya yasenga byakuyeho ubuyobe muri Isirayeli. Muribuka ko Yezebeli yari yarazanye imana zitari imana nyamana muri Isirayeli, ariko gusenga byakuyeho ubuyobe muri Isirayeli. Daniyeli yasenze imyaka 70 Abisirayeli bava mu bunyage. Igihe hari hagiye kuba jenoside y'Abayahudi mu bihugu 120, Esiteri yarasenze, gusenga kubagirira umumaro, jenoside irahagarara. Gusenga kwa Koroneliyo kwatumye ubutumwa bwiza butangira mu banyamahanga. Umwuka wera amanuka bimeze neza nko ku munsi wa Pentekote. Natwe abanyamahanga ubutumwa bwiza butugeraho. Gusenga kwatumye Efeso yumva ubutumwa bwiza. Hari harabashwe n'ibigirwamana muri Efeso, Imana ihakorera imirimo itangaje kuko gusenga kw'abantu b'Imana. Gusenga byongera imyaka yo kurama. Ezekiya igihe yari yabwiwe ko agiye gupfa, indwara igiye kumuhitana, yarasenze yongerwa imyaka yo kubaho. Gusenga kuzana iterambere. Hari abantu gusenga kwagiriye umumaro. Nzi abantu benshi Imana yagiye ikura ku rwego rumwe ikabageza ku rundi, ikabasezeraniriza umugisha ikawubaha binyuze mu gusenga. Igihugu cy'Ubwongereza iyo urebye ukuntu cyagize abanyamasengesho bakomeye, byatumye baguka bahinduka ampire ikomeye ku isi kugera uyu munsi. Ibihugu bivuga icyongereza ni byinshi ku isi kubera gusenga kw'Abongereza. Gusenga kwatumye i Rusizi abantu baho Imana ibasezeranira umugisha. Muzarebe ukuntu aho bacuruje hose bunguka. N'abantu Imana yavuzeho umugisha, kandi umugisha ukagenda ubakurikira. Bafite ikiganza bagira ngo kirimo zahabu kubera gusenga. Ba sekuru baba barasenze, umwuka wari yamanukiye bwa mbere mu hariya hantu, Imana ikora imirimo ikomeye. Gusenga kwabaye i Gahini. Mwibuka ko akarere k'ibiyaga bigari kumvisha ubutumwa bwiza kubera ububyutse bwabaye i Gahini, bageze no mu Bwongereza. Bitewe n'uko Imana yagiye ikora imirimo ikomeye. Imana izana iterambere, ikora imirimo itangaje. Ububyutse bw'i Gahini burazwi mu bubyutse bwabaye ku isi. Imana yagiye ikora ibintu bikomeye, tuzi abantu benshi Imana yagiye igirira neza. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Rero icyo dusabwa ni iki? Turasabwa gukomeza kugira umwete, ntituzacike intege, dukomeze dusengane umwete. Nubwo twaba turi guca mu bihe bikomeye, tugumye dusengane umwete. Umwete wacu Imana izawukoresha mu kugira ngo ikore ibintu bikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndagushimiye wowe wemeye ko dusengana kuri uyu munsi wa mbere. Imana iguhe umugisha. Imana izakora imirimo itangaje kubera ko twasenze. Nta cyiza na kimwe Imana izatwima kubera ko twasenze. Hanyuma uyu munsi turasengera uyu murimo dukora wo kuzana abantu kuri Yesu, kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bubakura mu byaha. Yesu akababera umukiza, akaba n'umwami w'ubuzima bwabo. Ikindi murabizi ko dukora isanamitima ku bantu bafite ibikomere bitandukanye. Ikindi nanone twubaka umuryango. Turasenga kugira ngo imiryango yacu yubakwe, kandi n'imiryango ya bene data ahatandukanye. Turambiwe no kumva imiryango isenyuka. Ikindi nanone turasenga kugira ngo ubutumwa bwiza bugere aho butaragera. Imana ihagurutse abamisiyoneri. Ikindi turasenga kugira ngo ibivugabutumwa dukora hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga rigere ku bantu benshi cyane bashoboka, babone ihumure riva ku Mana. Hanyuma ibyifuzo bya rusange, tuzasenga ku bw'amahoro y'akarere. Impamvu tubwiriza ubutumwa bwiza bigakunda ni uko tuba dufite amahoro. Hari ibihugu byinshi bikeneye amahoro,
bitari mu karere kacu gusa ku isi hose, bakeneye amahoro kugira ngo ubutumwa bwiza babone uko buhagera. Ikindi nanone, ibiciro ku masoko ku isi hose biri gutumbagira mu buryo buteye ubwoba, byumvikana ko imibereho y'abantu iba ikwiriye kuba myiza, Imana igatanga umugisha abantu bakabona ibibatunga. Tuzasenga nanone ku bw'indwara z'ibyorezo ziri kwigaragaza, kanseri imeze nabi n'ibindi byinshi, indwara ziteye ubwoba. Imana igirire neza abantu bayo. Hanyuma tuzasengera ibyifuzo byacu ku giti cyacu. Hariho abafunze, hariho abafite amadeni, hari abashomereye, hari abafite ibibazo bitandukanye, bakwiriye kumva bagiriwe neza n'Imana ikabashigikira mu buryo bwose. Imana ibahe umugisha. Mu kanya ndaza kugaruka kugira ngo dusenge. Nagira ngo mbibutse ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Imana ibahaze ibyiza, turi kumwe turakomeza kujya dusenga uko Imana iri bugende idushoboza. Shalom.